muri Mugamba Coffee twabazanye imashini za original mvaburayi zigezweho zitunganya ikawa zije zerekejwe na accessoires zazo nka coffee grinder, blender n'ibindi byose bikenerwa mu gutunganya ikawa, kandi ku giciro utasanga ahandi. Wafite igitekerezo cyo gufungura coffee shop ariko ukaba nta bikoresho ufite bihagije, humura ntugire impungenge rwose. Mugamba Coffee ducuruza kandi tunakodesha imashini zikora ikawa, twabashyiraho kandi uburyo bwo kwishyura mu byiciro. Ushobora kandi kwishyura gake gake. Dufasha kandi afite iminsi mikuru n'ibirori gukodesha imashini zikora ikawa. Muri Mugamba Coffee kandi ikawa turitunganya coffee grading, tukayikaranga coffee roasting, tukayibageza ifite umwimerere wayo n'uburyohe buhebuje. Ukunda ikawa, cappuccino, cafe latte, espresso dusanga ku Muhima ahazwi nko kuri Yamaha iruhande rwa station Merez. Turaguha ikawa yo kunywa ndetse no gutahana kandi ku giciro cyiza utasanga ahandi. Murakaza neza muri Mugamba Coffee. Murakoze nyakubahwa Perezida, namwe banyakubahwa abacamanza, nyakubahwa Perezida, namwe banyakubahwa abacamanza, murakoze cyane ko mu mwanya kugira ngo nkomeze kwisobanura ku byaha ndegwa. Nimba urukiko rubinyemereye, nifuzaga ko iki cyaha cya 10 cyo guhakana jenoside n'icyaha cya 11 cyo gupfobya jenoside, ibisobanuro nifuza gutanga nabitangira hamwe, nabyireguriraho icyarimwe, kuko n'iby'ubushinjacyaha bwagiye bushingiraho bundega bijya gusa. Ni ibintu bigera nko kuri 4 nifuza kuvugaho bigaragara ko bigaruka kuri iki cyaha cya 10 ndetse no kuri iki cyaha cya 11. Nimba urukiko rubinyemereye nkabyisobanuriraho icyarimwe. Wabikora ni wowe uzi ukuri bwisobanure, niba wumva ari byo bigufasha wabyisobanuriraho rimwe nta kibazo. Murakoze nyakubahwa Perezida, nk'uko nabyemereye ubushinjacyaha, iki cyaha ndacyemera, n'icya 11 nkacyemera kandi nkabyicuza ndetse nkanabisabira imbabazi. Iki cyaha rero nagira ngo mvuge uko nagikoraga bijyanye n'uko ubushinjacyaha bubisobanura. Twavugaga ko Perezida Kagame ari we warashe indege ya Perezida Habyarimana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, tukavuga ko uwishe Habyarimana ari nawe wakomye imbarutso ya jenoside. Twavugaga kandi ko FPR wavugaga abo bamwavugaga ni bande? Dusobanurire neza, kurabishyira kuri ba twavugaga kandi niba uri hano imbere yacu. Murakoze nyakubahwa Perezida, ndashaka kuvuga umurongo wa politike twarimo ngewe n'abandi twari kumwe mu murongo wa politike, kuko ibi nabitangiriye mu ishyaka rya RNC muri 2013. N'umurongo wa politike rero wo muri RNC nari bubisobanure. Navugaga ko FPR, ariko kugira ngo bibe byiza wenda reka nimba ari ngiye nivuga kuko ari ngiye ndi imbere y'urukiko. Navugaga ko FPR nayo yisha abahutu. Navugaga ko leta y'agatsiko irimarima abacikacumu, yica abacikacumu. Navugaga kandi ko leta y'agatsiko ikoresha jenoside nk'iturufu ya politike yo gucecekesha abayinenga, kandi ko iyo leta icuruza jenoside. Ibi ni nabyo bijyanye n'iby'ubushinjacyaha buvuga ku bikorwa bigize icyaha kuri ibi byaha byombi. Ubwo nabazwaga rero mu bushinjacyaha, nababwiye ko ibi ngibi nemera ko nabikoze, ariko ko
yari propagande nasanganya RNC yari igamije kwangisha ubutegetsi abaturage. Aho mviriye muri RNC n'ubundi nkajya muri MRCD nakomeje kubisobanura nk'uko nabisobanuraga muri RNC, kuko izi mvugo ni imvugo zikoreshwa n'abandi bantu hafi ya bose bo muri opposition, niyo myumvire bafite. Reka mere noneho ku cyambere kijyanye n'indege ya Habyarimana. Nyakubahwa Perezida, namwe banyakubahwa abacamanza, njyewe ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga nari mfite imyaka 12, nabaga mu cyari wacu. Icyo gihe nari naranakandagira muri Kigali. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 nakuriye muri iki gihugu mfite imyumvire yuko indege ya Habyarimana yahanuwe n'abahezanguni ba Egisifare nk'uko leta y'u Rwanda ibisobanura. Aho ngereye muri South Africa ngahura na Kayumba Nyamwasa na Karegeya n'abandi batutsi bahoze mu bushorishori bw'iyi leta, nabasanganye verisiyo nshyashya yindi itandukanye n'iyo ngiyo nabasobanuriraga nani nsanzwe menyereye hano muri iki gihugu. Ndavuga verisiyo ijyanye n'uwarashe indege ya Perezida Habyarimana. Kayumba Nyamwasa niwe muntu wa mbere wanganirije ku bintu bijyanye n'indege ya Perezida Habyarimana, uburyo yarashwemo n'abayirashe. Kayumba yambwiye ko FPR tubeshya, kwigoreka amateka y'u Rwanda igamije guhisha uruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Kayumba ariko Sankara, tugaruke ku mikorere y'icyaha. Wowe icyo cyaha wagikoze ute? Ngira ngo nibyo cyane urukiko rukeneye. Wowe ubwawe icyo cyaha wagikoze ute? Buryari mu buhe buryo? Kubera iki? Ngabonye uko ubushinjacyaha bwisobanura. Nitujya gutinda kuri ibyo by'abandi ntacyo biza gufasha urukiko gikomeye. Unabivuze wabivugaho introduce, ariko igikenewe hano no kumenya wewe imikorere y'iki cyaha wayikoze ute, byagenze gute? Nyakubahwa Perezida, iki cyaha uko nagikoze navuze ko navugaga ko ibyo birumvikana ko hari abagucengejemo amatwara, uko warabisobanuye. Wowe ubwawe iki cyaha, ibi byaha uvuze ko byisobanura byombi rimwe, byagenze gute? Wagikoze ute? Urabona hari ibintu bibiri ubushinjacyaha bushingiraho, wowe urabyisobanuraho ute? Uko nagikoze ni uku nguku ubushinjacyaha bubisobanura. Uko bubisobanura niko nagikoze. Ahubwo icyo nashaka kuvuga ni ku maradiyo, ni mu binyamakuru, ni mu bundi buryo, abari byo dusobanurira. Ni ku maradiyo, amaradiyo atandukanye, niho nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, ku maradiyo atandukanye, kuri za YouTube no kuri ku mbuga nkoranyambaga. Aho ngaho niho n'ibijyana bikoreye. Ariko hari icyo mwari muvuze muti kubera iki, la motivation, le mobile kuki nabikoze. Icyo nicyo nashakaga gusobanurira urukiko. Kugisobanura rero ntabwo nagisobanura ntabwiye urukiko ngo ko njye nari mfite iyo myumvire ya verisiyo nari nsanganywe hano mu gihugu, iyo yindi nayishyizwemo n'abandi.
nicyo nari ndimo gusobanura. kugira ngo wagisobanuye bayigushizemo wagisobanuye wabivuze noneho wuviriye muri RNC byagenze gute? Aho mviriye muri RNC n'ubundi byakomeje gutyo kuko n'ubundi ni meme procedure. Iho ni bande bayigucengeje ngira ngo nicyo utari kudusobanura. Aho uviriye muri abo wavuga. Mbabwira déjà j'étais contaminé. Nari mfite ligne nari narakurikiye imyumvire nari narashyizwemo n'abo ngabo bahoze muri FPR bambwiraga version, iyo version niyo nakomeje gukoresha. Niyo nari mfite no muri MRCD niko nakomezaga gusobanura ibyo bintu uko nabivuze. None se muri MRCD bo ni bande babigushizemo? Cyangwa se bakomeje kubikubwira kugira ngo ukomeze uwo murongo wari washizwemo na RNC? Kandi mbabwira deja mfite umurongo nafashe. None se navuye muri MRCD naje muri FPR. Nari nkiri n'ubundi muri meme procedure. Uri kutubaza se? Dusubize. Ntago icyo ndishaka kuvuganye ko perezida nuko n'ubundi nigeze gusobanura yuko wari umurongo umwe w'abantu benshi bo muri opposition babivuga kimwe, baba bo muri MRCD, baba bo muri P5, baba bose niko basobanura iyo dosiye y'indege ya Perezida Habyarimana. Uko nari imyumvire nari mfite rero niyo n'ubundi nakomeje, keretse mbaye narahuye n'umwarimu akanyigisha. Donc icyo ushaka kubwira bukiko nuko abo wasanze nyuma nabo wasanze bafite iyo myumvire ukomeza muri uwo murongo cyane rwose 100%. Nicyo nashaka kuvuga. Okay, wakomeza. Ariko bo ntiwatubwiye abari bo abandi wari wabavuze aho hose ni bande wasanze bafite iyo myumvire kugira ngo ushobore gushimanga cyangwa gukomeza iyo myumvire wari ukuye aho wari uri imbere? Aho nyakubahwa perezida ntabwo wafata ngo aho ngaho ngo mvuge ngo umuntu umwe kuko nta n'uwo twigeze wenda nabaha nk'urugero. Ndibuka ko hari amatangazo menshi nagiye nsohora, ntabwo amatangazo nasohoye ari amatangazo nabaga nicaye njyenyine ngo nyatekerezeho. Kandi MRCD nayo yari ifite nuko izo document nazifite ariko nazo twazishaka umuntu akazibona. Yari ifite umurongo wa politike igenderaho. MRCD niyo yemeraga yuko indege ya Habyarimana yarashwe na FPR. N'ibindi byose navuze byuko n'abahutu bishwe nabo bakwiriye kwibuka. Yewe kugeza nubwo muri MRCD nababwira nk'ikintu kimwe cyuko hariho no kuvuga ngo hakwiye kubaho power sharing nk'iyari iri i Burundi nk'uko i Burundi byari bimeze. Donc bagafata 60%, abahutu bagafata 60%, abatutsi bagafata 40% kugira ngo hatabaho kwegiskiriba minorite, mbega nk'uko systeme y'u Burundi imeze. Niko MRCD yumvaga ibyo bintu. Kuko ikindi nababwira nuko hari nk'umunsi hari baruwa yandikiwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yanditswe na perezida wa MRCD. Icyo gihe ndabyibuka ko vice secrétaire général Karinijabo Jean Paul yari yakoze draft yayo kuko niwe wabanzaga gukora amadraft y'amabaruwa akayaduha none mbere kugira ngo dukonfirme ashyireho signature. Ariko icyo gihe yari yashyizeho we n'ikintu cyo kuvuga ngo habayeho double genocide. Ndabyibuka icyo gihe ngi narabyanze nanga ko iryo jambo barishyiramo, mvuga ko habayeho genocide yakorewe abatutsi ariko ko habayeho n'amasakre yakorewe abahutu. Nuko iyo baruwa nge namubwiye ko ayikosora, nanze ko bashyiramo iryo jambo rya double genocide. Ubwo rero icyo nashaka kubwira urukiko nuko uwo murongo wari wo muri MRCD bagenderaga ku murongo umwe n'abantu bo muri P5 n'abandi bose. Wenda ugiye nkuko hari ibintu byinshi nari nabwiye na avoka tubishaka twazana kuri iyo tibe byuko abantu batandukanye bagenda basobanura ibyo bintu kandi bava mu mashyaka atandukanye basobanura ibyo bintu by'indege. Ariko ikibazo gikomeye cyane nuko abo bandi batabaye muri FPR bose bashingira kuri témoignage zatanzwe na Kayumba Nyamwasa na Majoro Micombero na Jonathan Musonera na Karegeya na Gahima Gerard na Rudasingwa Theogene
uwitwa Noble Marara, uwitwa Mugabe Jean Pierre, uwitwa Liyetona Ruyenzi, uwitwa James Munyandinda wahoze mu basirikare barindaga perezida, abo bose bahoze muri FPR nibo bagiye bazana iyo verisiyo. Iyo verisiyo rero nk'uko nabwiraga urukiko, ngewe uko nayumvise nyishyizwemo na Nyamwasa n'abo bandi, niko nagendaga nyisobanura ku maradiyo mpuzamahanga no muri media ahantu hose hashoboka. Narabisubiragamo kuko nagira ngo mbabwire ko bwa mbere njya no kuri iyo radiyo ya Kayumba Nyamwasa twemeranijwe amaze kunkomvisinga, nuko urukiko rutanyemereye yuko njya muri detayi. Ubushize nayo nabisobanuye ngitangira kuri. Niyo mpamvu nyine urukiko rutakubwira, ntabwo ari amateka dukeneye. Icyo dukeneye nuko wowe ibyo byaha wabikoze gute, ibyo wemera mu by'ubushinjacyaha busobanura ni ibi. Murakoze nyakubahwa perezida. Nuko rwose uko nabisobanuye uko nuko nguko ku byaha nabikoze, sinzi nimba urukiko rwanyuzwe n'uburyo nabikozemo. Hanyuma nabo nabikuyeho, aho nabikuye ntabwo ari ibintu nicaye ngo mpimbe uvuga uti uyu muntu yaricaye acura ibintu abishyira hariya. Hoya, nari mfite abo nabikuragaho. Kandi ibyo nyakubahwa perezida nta nubwo ari no kuvuga ngo ni ibintu wenda ngo ni ibintu nakuye muri Kayumba nande twicaranye twenyine. Hoya, hari inyandiko zanditswe n'abo bantu, hari ibitabo bitandukanye, nk'uko n'ubundi mu rukiko tujya tuvuga ngo referanse yo ku itegeko riniri, yo kuri za ibitabo byanditswe n'abahanga runaka. Uwitwa Liyetona Buduru Ruzibiza yanditse igitabo cyitwa. None ibyo two turabijyamo ngo bimarire ku rukiko. Ibyaha wabyemeye ko babisobanuye, uvuze aho wabikomoye, ibyo bindi biraza kumara iki? Iyo mateka araza kumara. Geretse nimba ubwira ko utacyemera ko ari ibintu bagushizemo, ko ababigushizemo ari bo bagomba kubibazwa. Hoya, none se ariko nyine nimba nta bindi twajya ku cyaha gikurikira, urukiko rwabyumvishe ko wabikomoye ahandi, kubyemera mu buryo ubushinjacyaha bisobanura, si ibyo? D'accord. Uretse ko wari waranabisobanuye. Nta kindi rwose nyakubahwa perezida. Tujye ku kindi cyaha rero nimba nta kindi. Murakoze nyakubahwa perezida. Sawa, dukomeze ku cyaha. Ubwo ni ku cyaha cy'ubufatanyacyaha, ku cyaha cyo kwiba hakoresheje intwaro, nibyo? Kuri iki cyaha nyakubahwa perezida nacyo ndacyemera, nkakicuza, nkanagisabira imbabazi, kuko abasirikare bibye ni abasirikare ba FRN nari imbere y'umuvugizi, nkaba na visi perezida wa kabiri wa MRCD. Nk'uko nagiye mbisobanura no ku bindi byaha bishingiye ku bitero byakozwe n'izi nyeshyamba nyakubahwa perezida namwe abanyakubahwa abacamanza, rwose General Morani wari chef d'état major adjoint chargé des opérations militaires wa FRN niwe wayoboraga biriya bitero. Uyu Morani MRCD yabaga yamuhaye amafaranga yo gutunga abasirikare. Niba rero Morani yarayakoreshaga ibye ntagaburire abasirikare, ibyo rwose sinabimenye ngiye kuko ntabwo nari ndi kuri tele. Cyangwa se niba Morani yarahaga amafaranga Gwado, Majoro Gwado, yitwa Rusangantwari Felix Alias Gwado, wari uyoboye biriya bitero, nimba Morani yaramuhaga amafaranga ngo agurire abasirikare biryo, noneho Morani akarenga bakayakoresha mu bye ku nyungu ze bwite, ntabwo ngiye nabimenya, kubera ko Alias yitwa Rusangantwari Felix Alias Gwado,
nk'uko nabibwiye urukiko ndetse n'ubushinjacyaha, nari ntaravugana nawe na rimwe, na telefone zanjye bafashe nta nimero ye bigeze basangamo. uwo navuganaga nawe ni Morani, ku buryo kumenya uburyo iki cyaha cyakozwe kuri tere ntabwo nabasha kubisobanura nshingira ku by'ubushinjacyaha. Icyo bakurega hano ni ukuba uri mu batanze amabwiriza ku barwanyi b'umutwe wa FRN, ngo kandi uyu mutwe waragiye ugaba ibitero ukanasahura imitungo. Nicyo bakurega, gutanga amabwiriza ku basahuye. Nicyo wemera, urabisobanura ute? Amabwiriza rero nyakubahwa perezida, nk'uko nabisobanuye n'ubushize no mu ncamake babivuze, amabwiriza nayahaga abanyepolitike kuko nibo nayoboraga nka visi perezida wa kabiri. Amabwiriza kuri bariya basirikare bakoze ibitero yatangwaga na chaîne de commandement ya FRN, ni General Morani, ni General Habimana Hamada, ni General Wilson na General Jeva. Abo bantu bane nibo batangaga amabwiriza kuri bariya basirikare. Ngewe umwanya nari mfite muri MRCD no muri FRN nk'umuvugizi, j'étais un exécutant, ntabwo nari mu batanga ordre. Ngewe nari exécutant, nashyiraga mu bikorwa ibyo nabwiwe n'abo ba generali. Abo ba generali bo barambwiraga bati fata mikoro uvuge, nimvuga iki, bakambwira icyo ngomba kuvuga, nkabikora gutyo. Ntabwo rero bariya basirikare bakoze ibitero nyakubahwa perezida, ngewe icyo nemera responsabilité yuko nari umuvugizi wabo, nkemera ko nari visi perezida wa kabiri wa MRCD, kandi ko abo basirikare bibye. Ariko ntabwo ari njye nabahaga amabwiriza, j'insiste nk'uko nabibabwiye, nk'uko nabivuze n'ubushize, bategekwaga n'abajenerali ba FRN. Njye nategekaga abakomiseri ba MRCD, abari bambwira icyo gukora mu bijyanye no kwegeranya imisanzu biturutse mu nama ya bureau politique restreint, kuko twari abayobozi 6, hari perezida, hari visi perezida. Naho ikijyanye no gutanga amabwiriza y'ibikorwa bya gisirikare, bwari ububasha bufitwe n'ishyaka rya CNRD, kuko ni naryo ryari rifite abo basirikare hafi ya bose. General Wilson rero niwe wari umugabo w'ikirenga, niwe watangaga ayo mabwiriza, n'abo ba generali bandi navuze ruguru. Kuri icyo rwose nuko byari bimeze nyakubahwa perezida. Uruhare rwanjye nk'uko mbabwira rwari urwo gutegeka abanyepolitiki kuba bakora mobilisation bagakora fundraising, ariko abasirikare kuri tere naho umuntu usa amabwiriza kandi ntanavugana nawe, kandi nta na nimero ya telefone ye ngira, kandi telefone zanjye zirahari zarafashwe barazifite abashinjacyaha, ntabyo bigeze babonamo. Ntabwo navuganaga nawe, uretse kuno muri ordre de commandement j'étais simple muri FRN, mugiye muri MRCD nyakubahwa perezida, nari mu bashefu kuko nari visi perezida wa kabiri, twari 3. Ariko muri FRN j'étais un simple un petit joueur udafite capacité nimwe yo kubona utari muri orugane, kuko igisirikare ntabwo ari kimwe nkuko mubona hano muri muduha amategeko ari mwebwe perezida muyoboye, n'igisirikare cyo kiba kiri severe kuruta mwebwe uko mumeze ahangaha, kuko hunabirenze bagukubita urusasu babishoboye, cyangwa se bakakwirukana, cyangwa se bagufatira indi mezire. Biba bikomeye kuruta uko hano mwebwe muri severe. Nibura mwebwe mushyiramo tolerance, mukareka nkanavuga. Hariya ntabwo navugaga, ntabwo General Morani cyangwa Wilson yari kumbwira ikintu ngo njye kudiskita nawe, no, j'étais un exécutant. None se ubwo uremera iki cyaha nimba uvuga kutatangaga amabwiriza ku barwanyi ba FRN, kandi nibyo bakurega, nicyo gikorwa mbona bashingiraho no kuba uwo mutwe ngo wari wakoze ibyo bikorwa ngo witwaje intwaro, ubwo icyo cyaha uracyemera? Kucyemera nuko nemera ko FRN yakozwe, ndacyemera nka responsable politique, kuko cyakozwe n'abasirikare bacu nyakubahwa perezida. None se abaturage barabeshya ntibibwe imyaka, kandi twari abayobozi ba politiki. Nginda reconnaissance responsibility nk'umuntu wari umuyobozi wa politiki. Ariko responsabilité politique na responsabilité pénale ni ibintu bibiri bitandukanye. Ngewe nyakubahwa perezida, nicyo bakurega ni ibirebana n'ibyaha kuba waratanze amabwiriza ku barwanyi. C'est à vous d'examiner, je vous donne les faits. Mais c'est à toi aussi de répondre à la question du tribunal. Ngewe nyakubahwa perezida, ngewe ndatanga les faits uko zagenze. Noneho urukiko mu bushishozi bwarwo rukazaba ari rwo rufata umwanzuro.
ariko njye ntabwo nahagarara ahango mpakane yuko abasirikare bibye abaturage kandi abaturage bahari baturega kandi nari perezida nari visi perezida wa kabiri, ntabwo nabihakana. Ndarekonesa responsabilité, urukiko ruzaba rwo rumenye uko rugomba gufata umwanzuro, ariko njye ndarekonesa responsabilité, nimba ari penale nimba ari iki, njyewe ndarekonesa responsabilité nk'umuntu wari visi perezida wa kabiri wa MRC. Mwatanze yo kugaba ibitero, hari amabwiriza yo kujya mwahaye abarwanyi ba FRN kujya basahura imitungo y'abaturage igizwe ahanini n'imyaka, amatungo, imyenda, amaduka n'amafaranga. Mwayo mabwiriza mwarayatanze? Nyakubahwa Perezida, nkuko nabisobanuye, ayo mabwiriza aba yaratanzwe na Wilson n'abo ba generali, ariko twebwe nk'abanyepolitike ba MRCD mu byo twumvikanye nabo bajya bakora ibitero kwari gukora guerilla revolutionnaire. Twebwe icyo twakoraga ahubwo ni ukubashakira amafaranga yo kugura ibyo kurya. Ndabaha urugero, abasirikare bari kumwe na Majoro Apollinaire bambukiye mu Kivu ahagana mu kwezi kwa kabiri. Uwo Majoro Apollinaire yari afite ibihumbi 7 by'amadolari ku mufuka, yinjiranye muri Nyungwe, yari avanye muri Kongo twari twamuhaye ibihumbi 7 yagombaga gukoresha mu kugaburira abasirikare, kubera ko abaturage bari bamufashije kwambuka, bo bavugaga ko bazajya babafasha kugura ibyo kurya aux alentours y'ishyamba rya Nyungwe. Ni nayo mpamvu na General Morano ubwe yaduhuzaga ku nkeke twaka amafaranga yo kugura ibyo kurya tukayamuha, akatubwira we ko afite inzira anyuzamo zo kugaburira abasirikare. Yatubwiraga ko ibiryo abigura i Burundi akabyohereza abasirikare muri Nyungwe. Yatubwiraga ko abigura i Burundi, ko ariho agura ibiryo akabyohereza abasirikare. Urumva rero ntabwo abasirikare wabahagurutsa ngo bajye muri operasiyo utabahaye amafaranga yo gukoresha, yo kugura ibyo kurya bashonje, ni ntabwo bagukundira. Ikindi Nyakubahwa Perezida namwe ku bacamanza nuko MRCD ubushobozi yari ifite, bari abasirikare batageze no kuri 200, bari abo muri Nyungwe bakoze biriya bikorwa by'ubujura, bari abasirikare batageze no kuri 200, bari nko mu 150. Ariko abo basirikare MRCD yari ifite ubushobozi bwo kwegeranya amafaranga atari munsi y'ibihumbi 40 by'amadolari ku kwezi. Ndibuka yuko raporo ya Nyumerike Munyemana Trésorier yampaye yari y'amafaranga 41 mu gihe ntabwo nibuka neza ukwezi, ariko niyo raporo ya nyuma yampaye 41 by'amadolari ku kwezi. Abo basirikare batageze no kwijana se Nyakubahwa Perezida namwanya kwa bacamanza bari muri Nyungwe banywaga champagne se, baryaga pizza se, ko ayo mafaranga yose twayoherezaga General Morani kugira ngo bagurire ibyo kurya? Wavuga se ko ayo mafaranga bayakoreshaga iki? Ahubwo ikibazo gishobora kuba cyarabayeho, General Morani ashobora kuba yarakoresheje ayo mafaranga mu nyungu ze bwite. Erega Nyakubahwa Perezida ndabaha urugero, ntabwo abasirikare ku bintu byo kwiba, ntabwo abasirikare b'inyeshyamba aribo biba gusa, n'abasirikare hariya amageragere turi huzuye abasirikare b'abajura n'abapolisi b'abajura ba guverinoma, harimo n'abaofisiye baba barahawe amamodoka, bafite umushahara leta yarabahaye, byose bakabirengaho bakiba. Bivuga rero ko kwiba bishobora kuba initiative prive iturutse ku muntu. Nta cyatangaza Majoro Godwari ufite ziriya ngabo azihagurukije akajya kwiba ku giti cye ku nyungu ze, nk'uko n'umusirikare hano muri RDF ahaguruka akagenda akajya kwiba, cyangwa se umupolisi akajya kwiba kandi leta iba yamuhaye ibyangombwa byose, ariko akabirengaho akajya kwiba. Noneho mwimagine umuntu w'inyeshyamba. Muri make ni ukuvuga ko we cy'ubufatanyacyaha mu kwiba hakoreshejwe intwaro utacyemera? Icyaha ndacyemera Nyakubahwa Perezida namwe ba Nyakubahwa bacamanza, kubera ko baribye. Sankara nicyo kibazo gikomeze kigaruka, hamwe uragihakana ko buri wese ashobora kwiba, yaba umusirikare yaba umupolisi yaba inyeshyamba yaba umusirikare wa leta, ko ari igikorwa umuntu yafata ku initiative yafata ku giti cye, ubundi ukavuga ati ndacyemera
kandi uhakana ko nta mabwiriza watanze yo gusahura iyo mitungo y'abaturage, urukiko rurafata iki kuri iki cyaha? Nyakubahwa Perezida, sinzi ngo ndabisubiramo mu buhe buryo, sinzi ijambo nakoresha rero appropriate. Mbabwira ko nemera kuko abasirikare bibye abaturage kandi nari umuyobozi. Abasirikare sibo baregwa hano, icyo wowe ni wewe Sankara uregwa kuba waratanze amabwiriza kuri abo basirikare gusahura imitungo y'abaturage, nicyo turi kukubaza. Nyakubahwa Perezida, nabasobanuriye nanabisobanuye inshuro nyinshi. Yumvikanye rero nimba responsabilité wemera ari iyo kuba wari umuyobozi mu rwego rwa MSD, kwibindi utahaga amabwiriza abasirikare, si cyo wabwiye urukiko? Yes, ni nacyo nabwiye no mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, niko nabasobanuriye. Cyumvikanye rero, nicyo nasobanuriye ubushinjacyaha. tujye ku kindi cyaha nimba icyo ariyo myiregurire yawe. Nanone ni ku bufatanyacyaha ku cyaha cyo gutwikira undi ku bushake inyubako, naho nicyo cyaha tugezeho. Icyenda gusa na kiriya nanone barakurega ko watanze amabwiriza yo gutwika iriya mitungo yavugwaga y'abaturage. Nyakubahwa Perezida, n'ubundi bisobanuro numva ibi byaha byose bijyanye n'ibitero, ibisobanuro n'ubundi ndi butange birajya gusa, kuko responsabilité mbabwira nijyanye nyine n'inshingano nari mfite ngewe nk'umunyepolitike zatumaga izo responsabilité za politike, nk'umuntu wari vice perezida, nk'umuntu wari umuvugizi. Kandi nanone ikindi wenda akandi nakongeraho wenda kajyanye na biriya indi responsabilité yindi nemera, nuko ngiye nk'umuntu wari umuvugizi wa FRN nigambye ibitero, nubwo nigambye ibikorwa byakozwe n'abasirikare, ariko nigambye ibitero, nubwo hagiye habaho za mezatante kutumvikana n'aba generali, cyane ko baduhaga amakuru, Generali Morani yaduhaga amakuru atandukanye na reality ibibera kuri tele. Ziriya modoka za Nyaruguru amaze kuzitwika, za Kitabi amaze kuzitwika, byo yarabyemeye ko ariwe wazitwitse Morani, ariko hakana icyuko yisha abasivili. Ese ndi bugitindeho kuko ndi kwisobanura ku cyo gutwika. Morani yaracyemeye, ahubwo icyo nakoze hano nuko twebwe twahindutse icyaha tukakigereka kuri leta y'u Rwanda, tukavuga ko ariyo yabikoze, kubera isoni twari dufite n'ikimwaro n'ubwoba twari dufite bwa Interpol, kuko nari maze kubyumvikanaho na Rusesabagina nabo banyepolitike bandi bo muri bureau politique restere baba civile twari turi kumwe, turavuga duti izi modoka kiriya cyaha Morani akoze cyo gutwika imodoka z'abagenzi ni icyaha mpuzamahanga, y'iterabwoba mpuzamahanga. Abantu bose bazabibona leta nikoresha biriya bintu mu kuturega muri Interpol, bazadufata badufunge. Niyo mpamvu rero twabigeretse, twebwe twaravuze tuti reka tubigereke kuri leta y'u Rwanda, noneho nibaramuka baduhamagaje tuzabisobanure tuvuga tuti ntabwo ari twe twabikoze. Icyo nicyo cyabaye, kuko cyane ko mu buyobozi bwacu harimo n'abari bafite impungenge nk'uko nabivuze z'uko polisi z'ibihugu babamo zari zarabihanije mu bikorwa bya FRN. So ubwo rero Nyakubahwa Perezida, icyo twumvikanye kuri iki cyaha cyo gutwika no kwangiza imitungo y'abaturage, icyo ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi 2018 mu nama ya bureau politique restre twarimo turi batandatu, iyobowe na Paul Rusesabagina, irimo General Wilson Irategeka vice perezida wa mbere, irimo ngewe vice perezida wa kabiri, irimo Karinijabo Jean Paul secrétaire général wa MRCD, irimo uwitwa Seka Celestin
ni sekreteri generali wungirije wa MRCD, akaba ari uwo mu ishyaka rya PDR Humure rya Rusesabagina. Hakabamo Straton Nahimana, sekreteri generali wungirije wa gatatu wo mu ishyaka ryanjye rya RRM. Muri iyo nama harimo Generali Morani, harimo n'umucuruzi witwa Nsengiyumva Apolineri w'i Lusaka muri Zambia. Muri iyo nama niho Generali Morani na Generali Wilson badupresence iby'uwo mushinga w'iyo guerilla revolutionnaire batubwiraga ko bashaka gukora. Mu byo bari batwemereye batubwiraga ko bagomba gukora, batubwiraga ko bazakora sabotage revolutionnaire kugira ngo bapararize Cyangugu ni ibe izori. Icyo rero bo batwizezaga, batubwiraga yuko bazaca ibiraro byo muri Nyungwe, bakagaba ibitero kuri pozisiyo z'abasirikare hariya muri Nyungwe, bagakora ambuscade ku modoka za gisirikare. Ibyo nibyo badupresence nk'abayobozi. Twumva ibyo nibyo ravuga ati tuzateza ikibazo hariya ku basirikare no ku bapolisi no ku biraro, umuhanda wo kuba nyabagendwa kubera ibiraro, bavuga ko ibiraro bazajya babica. Nicyo kintu batwemereye mu nama. Ibyo kwica abaturage n'ibyo kwiba abaturage no gutwika mu modoka y'abaturage, ibyo ni ibintu bagiye gukora mu bugwari bwabo aho kugira ngo bahangane n'abasirikare, ahubwo bagiye kumwaragurikira ku basivili. Kubaho neza no kuba ahantu heza, hasa neza, ukaryama ahantu heza hashimishije, kandi byose ku giciro kiri hasi. Karemera Woodworks barabigufashamo. Bafite ibitanda byiza bigezweho bikozwe mu mbaho zikomeye kandi nziza, intebe zibereye ijisho, utubati tw'amoko yose tugezweho, bawukorera kandi ameza yo kuriraho, bawukorera kandi imitako y'amoko atandukanye mu mbaho z'ubwoko bwose, byose ku giciro cyiza. Aba rero bagira umwihariko udasanzwe yuko uzana ibikoresho byawe bishaje bahaguhinduramo ibishya ku giciro cyiza. Bagufasha kandi gutwara ibyo waguze bikageraho ari hose mu gihugu ku buntu. Wabasanga mu karere ka Nyagatare mu Gakiriro ka Karangazi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 27 72 62. Kandi wifuza kumenya ibidasanzwe ku giti, gutera ibiti, akamaro k'igiti, byose ni muri Karemera Woodworks ugasobanukirwa. Ntibikiri ngombwa kutumiza ibicuruzwa hanze za Malaysia, Turkiya. Kutugurira no guteza imbere iby'iwacu, tugakunda iby'iwacu, made in Rwanda. Ikazi wacu ibyishimo mu muryango. Uretse ibi byo kwigamba, ibyo bikorwa, ibyo bitero byatwitse amazu y'abaturage, ibikoresho byo mu mazu, amamodoka, hari ikindi gikorwa wemera kuri iki cyaha uretse ibyo byo kubyigamba? Hari amabwiriza watanze yo gutwika ayo mazu n'ibyo bikoresho byo mu mazu n'ibinyabiziga? Ntabwo, nkuko nabisobanuye, ntabwo nari mu batanga amabwiriza rwose muri MRCD. Umuvugizi wa MRCD ntabwo ari gutanga amabwiriza wa FRN, kuko nanabifatanyaga nari umuvugizi wa MRCD amemuta umuvugizi wa FRN. Amategeko, amabwiriza ya FRN byari clear from the top kwa General Wilson, bikamanuka kwa General Habimana Hamada chef d'etat major, bikamanuka kwa General Morani, bikava kwa General Morani bijya kwa Major Gwado. Niwe wababwiraga. Nababwiye nise nari guha amabwiriza n'abantu kandi navugana na komanda wabayoboraga, nafite na nimero ye. Nicyo nabwiye urukiko, ndetse n'amazina ya Major Gwado. N'amazina y'uwo Major Gwado nayamenye hano muri RIB. Nibo bambwiye ko yitwa Rusangantwari Felix. Ubundi nge nari nzi Morani, uwo Gwado nari nzi ngo yitwa Jean. Nta zindi communication nari mfitanye nawe. Aho nibura udukuru ntangiye navuga ngo namenya nejo bundi aho ntangiye wenda guhura n'abo basirikare tuje ababara abasirikare. Kandi ikiza nuko nyakwa perezida ubu noneho ibintu birasobanutse. Hano dufite abasirikare bitandukanye nuko byari bimeze cyagiye mu ndi ngenyine mumbaza ngo twabwirwa n'iki se ko ari Morani. Oya, niba Morani muzamumenya, kuko hano hari abasirikare barimo n'abakoroneri babiri bahoze muri FRN, bari abayobozi muri FRN, bazi neza uko ibintu byagenze, bazabaha ibisobanuro uko bimeze. Kandi abo bakoroneri nimba ibaze ko abakoroneri bari hano sinarinze amazina yabo, sinavuganaga nabo, harimo n'uyu munsi utanambwira n'isura ye ngo nyimenye kuko simfungiwe hamwe nabo, simura nabo, duhura mu modoka tuza
koroneri wari komanda sego wa generali Jeva ari hano Nizeyimana Marike, ubu sinari muzi, sinari nzi ko nabaho, sinavuganaga nawe, ubwo sinari guhindukira nkajya kuvugana na Majoro Gwado. Uwo ngo hariya ibintu by'igisirikare bifite ukuntu biri kiriya, utambitsemo ijanja bari kandagira. Ntabwo ari ukuza gutya by'akajagari nguze gukuzana akajagari mu reka da, cyane ko Wilson noneho we Wilson nta nubwo yabaga ashaka yuko mvugana na Jeva cyangwa se n'abandi basirikare. We nari direct kwa Wilson, kandi muri MRCD niwe mu masezerano twari twaragiranye, twari twaremeye ko ishyaka ryanjye ryarareye munari imbereye perezida. Mu masezerano twari twarumvikanye ko icyo dushinzwe twebwe ari ubuvugizi bwa FRN gusa ubuvugizi, planification, execution des opérations byakorwa et coordination byakorwaga na CNRD. Byumvikanye bwiyunge. Tujye ku kindi cyaha, ngira ngo ibyo byumvikanye. Icyaha cyo guhabwa, ngira ngo nibyo tugezeho ko bw'uburiganya cyangwa kugirana umubano na leta y'amahanga, cyangwa kugirana umubano nibyo. Icyaha cyo kugirana umubano na leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara ni icyaha cya 14, nibyo? Nibyo nyakubahwa perezida namwe nyakubahwa bacamanza. Iby'ubushinjacyaha buvuga hano ni ugukosora gusa utuntu dukeya, ibindi en general nibyo rwose babe perezida uko nagiye mbyirega ko narabyireze muri RIB, ndabyirega no mu bushinjacyaha uko nabisobanuye. Aho bibeshye na hangaha bavuga ngo igikorwa kigize icyaha, bavuga ngo kuba Nsabimana Kariste n'abandi bayobozi ba MRCD barahuye mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye na bamwe mu bayobozi bo mu bihugu by'amahanga basaba ubufasha n'inkunga bagamije guhungabanya umutekano wa Repubulika y'u Rwanda no guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ako nkosoraho nigeze no kukavuga, ubwo nireguraga ku cyaha kindi cyo gushishikariza abantu, hari ntago nyibuka neza. Ngewe aho nari kuvuga ngo kuba Nsabimana Kariste n'abandi bayobozi ba MRCD barahuye, ngewe nta muntu twigeze duhura, ahubwo natumye abantu, natumye intumwa, naragisobanuye. Nta muntu nahuye nawe, nari ndi muri Komoro, Madagascar, sinigeze mpava kugeza mfashwe, ahubwo natumye abantu. Biri hano hepfo murabona ko bavuga ngo kuba Nsabimana Kariste yarasabye umubonano n'umuyobozi wa Chief Instance of Military Intelligence CMI Brigadier General Berikandiho, akanawuhabwa kuko abayobozi ba FRN bakiriwe mu gihugu cya Uganda na CMI. Ibi nibyo bisobanuro biri nyabyo, ni nako nabyireze nuko byagenze. Ariko kakambere n'abandi bahuye nabo, n'abandi bayobozi bibo mu Burundi no muri Uganda, ariko ngewe ntaho nigeze njya. Ariko ari wowe wabohereje? Ari nge na Wilson twabohereje. Kuba abayobozi b'inyeshyamba za FRN, Brigadier General Barinabe Sinayobye n'undi mukoroneri utaramenyekanye baragiye kubona n'umuyobozi wa CMI, bakakirwa n'undi muyobozi. Abo bayobozi ba FRN bagasaba ubufasha mu bya gisirikare. Ibyo bikaba bigaragaza ko habayeho igikorwa cyo kugirana umubano na leta ya Uganda, leta y'amahanga, hagamije gushoza intambara, kuko Brigadier General Berikandiho akuriye CMI y'urwego rwa leta, si umuntu ku giti cye. Ibyo nabyo nibyo. Ibyo nabyo nibyo rwose, uko babisobanura niko nabisobanura, niko nabyireze. Kukindi gikorwa mu gihugu cy'u Burundi, Nsabimana Kariste yakoranye bya hafi na bamwe mu bayobozi b'ingabo, aribo Major Berite alias Moses ukuriye iperereza ryo hanze External Intelligence na Senyuma Exterieur, aho bari bagamije guhuza ingabo za FRN n'ingabo za Colonel Karemera na Colonel Kanyemera kugeza kuri Ipu. Ibi nibyo 100% niko nabyireze, kubushinjacyaha bwabisobanuye niko bimeze. Iki gika gisoza ahubwo niho bibeshye kuvuga ngo mu gihe yari na RNC, mu gihe yari muri RNC Nsabimana Kariste yakoranaga na Ignace, ntabwo Ignace Sibomana, barakosoye ntabwo ari Ignace Kanyemera, ukuriye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi, General Marius ukuriye ingabo zirwanira ku butaka, ndetse na Prime Niyongabo chef d'état major. Ibiganiro bagiye bagirana bikaba ari byo bishimangira. Reka ngarukira ahangaha kuri Prime Niyongabo chef d'état major. Icyo kosora kuri iki gikorwa ni iki? Icyo nkosora nuko
nk'uko nabibwiye ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha nkiri muri arenise, aba bantu bakoranaga na Kayumba Nyamwasa ntabwo ari njye wakoranaga nabo, kuko nari ndi ku rwego rwo hasi, nta uretse n'icyo gihe na nyuma yaho ntangiye gukorana na Major Moses wa Extano, nari ntaratangira kuvugana n'abo bajenerali. Aba ni abantu bakomeye mu gihugu ku buryo ndi muri arenise nari umuntu umukadere usanzwe, komiseri wa information, bavuganaga na Kayumba Nyamwasa, ni information nabahaga ndi kwirega, ndimo babwira nti dore bambaza ibya arenise, bavuga nti dore tukiri muri arenise Kayumba Nyamwasa yakoranaga n'aba bantu, kuko nzi neza ko hagiye na delegation ya Kayumba Nyamwasa, delegation ebyiri zagiye i Burundi zikakirwa na bamwe muri aba basirikare. Hari delegation yagiyeyo iyobowe n'uwitwa Major Nkubana wahoze ari umusirikare hano, alias Kadogo, ari kumwe na Kabuto Kasimu. Uwo Kabuto Kasimu ni nawe wari delegate wanjye cyangwa nka vice president, ni nawe wamuje n'uwo Major Moses ukuriye Extano y'u Burundi. Delegation yindi ya kabiri yagiye i Burundi yari irimo Ben Rutabana, irimo n'uwitwa Ntamushobore Pimacho wa mu Bwongereza, nawe yari komiseri wa mobilisation muri RNC. Bagiye muri negotiation na equipe ya CNRD, bagiye guhuzwa na General Sibomana Gitu w'u Burundi. Icyo gihe nari nkiri muri RNC, nuko byari bimeze. Ngewe abangaba icyo nkosora nuko abangaba ntabwo navuganaga nabo nkiri muri RNC, ahubwo bavuganaga na Nyamwasa. kuko indi cyaha ngira ngo ibyo byumvikanye, ibyo wakosoraga kuri iki cyaha ku cyaha noneho cyo guhabwa uburiganya cyangwa gukora no gukoresha inyandiko n'impapuro bitangwa n'inzego zabigenewe. Nsabimana Callixte ku bushake bwe yaracuze umugambi wo gushaka iki nkivugeho cyangwa njye hasi ku bikorwa bigize icyaha. Byose wabivugaho, niyo elema moral na elema materiel, uburenganzira bwawe bwo kubivugaho. Hari igikorwa bakavuga noneho n'ubushake bwo kugikora. Kuba Nsabimana Callixte ku bushake bwe yaracuze umugambi wo gushaka ibyangombwa by'ibihimbano nyuma yo guhimba amazina n'umwirondoro bye agamije gutura ahadatuwe no kujya akora ingendo mu bihugu bitandukanye ajya gushakira inkunga imitwe ya politiki irwanya leta y'u Rwanda n'umutwe w'abarwanyi wa FLN. Ibi nibyo nshaka kugira icyo mvugaho. Iyi pasiporo nyakubahwa perezida namwe nyakubahwa abacamanza, njye mperuka pasiporo ya nyuma y'u Rwanda ndi Tanzania na identity, kubera ko batujyanaga mu nzira za magendu. Iyo pasiporo warayitaga kuko bayigufatanye mu nzira byari kuba ikibazo. Ngeze muri South Africa rero, iyi pasiporo nayishatse muri 2013 nkigera muri South Africa, kubera ko abanyekongo nkigerayo nasanze abanyekongo benshi bayikoreshaga ibajyana muri Ireland. Muri Ireland ku muturage ufite pasiporo ya Lesotho, umunyaresoto, kujyayo byari ni free visa. Abanyekongo rero bakoreshaga iyi pasiporo mu kujya muri Ireland kujya i Burayi. Nanjye niyo mpamvu nayishatse mfite iyo gahunda. Marerezoma muri iyo minsi yakoreshejwe n'abantu batandukanye. Iyo pasiporo abanyekongo bayikoresheje ari benshi, abarundi, ku buryo byateje ikibazo muri Ireland. Bategeka South Africa yuko ku bibuga by'indege byaho batazemerera umuntu ufite iyo pasiporo kurira indege igihe atari umuntu w'umunyaresoto genuine, kuko iriya pasiporo uko imeze, uko twayishakaga bandikagamo ko wavukiye uri umunyaresoto ariko wavukiye mu kindi gihugu. Ni nawe n'ibyo ngibyo byo gushyiramo ko ndi Kabera Joseph wavukiye muri Kongo byaturutse nuko abazitangaga aribo batangaga iyo nama yo gushyiramo abanyekongo, kubera ko abanyekongo ari abantu bamenyereye, bamaze imyaka myinshi mu ntambara no mu bibazo by'ubuhunzi. Ikibazo cyabo cyumvikanaga kuba ari umunyekongo wabonye icyangombwa kuruta uko ari umunyarwanda. Umunyarwanda bari guhita ugaragaje ko wavukiye mu Rwanda, bari kugufata mu buryo bworoshye. Impamvu rero nkuko nababwiye ko pasiporo y'u Rwanda sinayiherukaga muri South Africa, ikibazo gihari cy'ibyangombwa byaho. Impunzi zihari ziba zimeze nk'ingwate. Baguha agapapuro ka siramusika k'ukwezi kumwe, cyangwa se bakakongera bakaba baguha nk'amezi 6 biterwa.
nabwo bakagushyira kuri rejected, ku buryo ushobora gusanga hari abantu bamaze imyaka 15 nta pasiporo agira. Bitandukanye n'ibindi bihugu aho wabonaga nk'impunzi bagenzi bacu bari Mozambique bo bafite pasiporo z'impunzi zibafasha kugenda, bagenzi bacu babaga muri Swaziland bafite pasiporo z'impunzi, ariko aba South Africa kugira ngo uzabone pasiporo ni ibintu byagutwaraga imyaka irenga 20. Nkuremera ko washatse ibyo byangombwa bya reseto witwa Kabera Joseph, donc burabyemera? 100% rwose ndabyemera, naranabyireze. Kandi ko wabikoreye ko izo nyandiko wazikoresheje? Narabikoresheje rwose. Icyo cyaha nkaba nkemera, nkicuza nagisabira n'imbabazi. Ahubwo icyo nshaka ikindi mvuga ni kino cya nyuma, aho bavuga ngo kuba Nsabimana Callixte yarahawe indangamuntu na pasiporo n'irangamuntu nari nyifite by'igihugu cya Lesotho, azi ko ari ibihimbano, kuko yabyihesheje atabifitiye uburenganzira, yarangiza akabikoresha mu gutura no kugenda mu bihugu bitandukanye birimo South Africa, Tanzania, Zambia, Madagascar no mu birwa bya Komoro. Aha wenda aho bibeshye nuko mu ngendo nakoze ntabwo nigeze njya muri Zambia, nari ntarakandagira muri Zambia, ariko ibihugu bindi bavuga byo wakoresheje ibyo byangombwa? Nakoresheje ibyangombwa, niyo pasiporo nakoreshaga, niyo nagenderaga, kubera icyo kibazo cy'uko nta cyangombwa twari dufite cyo kumuvinga. Kandi nk'umuntu w'impunzi, ikintu iyo wabaye impunzi uba ukeneye ni deburiyari, ni ukwirwanaho, na article 15 nk'uko babivugaga. Iyo article 15 rero ituma wica amategeko, nuko naguye muri iki cyanya ko perezida mu buryo bwo kwirwanaho, kuko nta pasiporo nari mfite, sinashoboraga kubona pasiporo y'u Rwanda kuko twari twararinjiye muri uwo murongo wa RNC. Ntago n'abari basanzwe bazifite bari barazikansurinze, bahoze muri RNC nasanze South Africa, ku buryo iyi pasiporo n'abandi baranayikoreshaga. Nasanze aretse abo banyekongo nabo twabanaga muri RNC, muri Kayumba Frank Ntwara yarayikoreshaga, meme na Leta Karegeya yarayikoreshaga, bagenda mu bihugu bitandukanye. Antuka abantu barazikoreshaga mu kugenda mu bihugu bitandukanye. None aho ngaho uvuze, ukira aho ngaho uvuze ko nyine kwari ukwirwanaho kubera ubuzima wari urimo. None se urumva wabikoze ubishaka, uhigeze ubigambira, cyangwa kwari ukwirwanaho gusa nko kubivuga kubera ubuzima wari urimo? Sinzi niba ikibazo cyumva. Uravuga uti kwari ukwirwanaho, nta ubuzima narimo, nta kundi nari kubigenza, mbese ugasa nkaho uvuga mu by'ukuri ntago nawe wabishaka, ntago wari wabigambiriye, nuko nta kundi wari kubigenza. Namabura kindi, je n'avais pas de choix. Nta choix kuko nari impunzi, nta pasiporo y'u Rwanda afite, nta cyangombwa cy'impunzi, polisi iragufata buri munsi. Uretse ikindi yanadufashaga hariya, sinzi niba ari cyo mwashaka. Muri make ubuzima wari urimo nibwo bwatumye ubikora, we ntago wari wabitekereje. Nta intention, iyo bishobokera nari gufata pasiporo y'u Rwanda, ariko ntibyashoboka ko tuzifata. Abandi b'impunzi twabaga turi kumwe, b'abarundi cyangwa se n'abandi b'Abagande, yabaga afite icyangombwa cy'ubuhunzi cya Uganda, nako cya South Africa, ariko akagira na pasiporo ya Uganda, ku buryo yashaka gutravelinga kugenda akoresha ya pasiporo y'iwabo ya Uganda. Ariko twebwe ntabwo byashoboka gukora condition twarimo, ntabwo wavuga ko nta intention, angize ukavuga uti icyaha cyose ndacyemera rwose naragikoze. Urabivuga hirya igisobanura neza. None se sinayishatse pasiporo? Narayishatse, kandi nzi yuko ari pasiporo nakwiriye guhabwa. Urumva? Ngira ngo cyumvikanye, nimba nta kindi ushaka kujya ku kindi cyaha gikurikira. Nimba ni ufatanya cyaha ku cyaha cyo gukubita, ngira ngo cyangwa gukomeretsa ku bushake, nacyo uracyemera? Nacyo ndacyemera. Ibisobanuro numva ndi butange nabyo birasa ni bimwe kuri biriya byaha bishingiye ku bitero byakozwe na FRN. Twe twarababwiraga tuti nyabuneka muguyaguye abo baturage, révolutionnaire qui se trouve dans la population est comme un poisson d'aro. Iyo ni teori y'abarevolutionneri, ariko byari nko kubwira George Banetti. Ibyo bababwiraga ntabwo ari byo bagendaga ngo bakore. Nimba ari imyumvire bamaze mu ishyamba, bari bamazemo imyisi simbizi, baragendaga bagakora ibitandukanye nabo. On ne peut pas gagner la révolution sans peuple. Ibyo nibyo twaganiraga nk'abanyepolitike twebwe tuvuga ngo twarize, kandi nabi marerezoma
n'abo bajenerali bari barize amateka, ariko udafite umuturage ntushobora kugera ntabwo wahirika ubutegetsi. Umuturage niwe wa mbere ugufasha kujegeza ubutegetsi. Bo rero baragendaga bagakora ibyo bashaka kuri tere. Wababaza igisubizo Morane yahoraga duha no kukubwira ngo inyenzi zirababeshya, nizo ziba zabishe, nizo ziba zabikoze zikaza kutubeshyira. Ati twebwe nta muturage twakozeho. Morane n'icyo gisubizo yaduhaga. Abaturage baradukunda, baradushyigikiye, batwiyumvamo, natwe tukamera amababa. Akatubwira ko abaturage badukunda, ko ibyo FPR iri gukora, ko ibyo bari gukora ari propaganda, ngo leta y'u Rwanda ibyo iri gukora ni propaganda yo kutwangisha abaturage. Nibyo bisubizo Morane yaduhaga. Donc ibi byose byo kuba FRN yaragabye ibitero kubita abaturage, byo kuba yaratanze amasasu yabakomerekeje, kuba warushigikiye ibyo bikorwa, urabyemera? Ndabyemera rwose nyakubahwa Perezida. Byarabaye, abaturage bari hano baririza. Ahubwo ndaprofita uyu mwanya kugira ngo nsabe imbabazi abaturage bose bahohotewe na FRN. Kandi ndicuza ku buryo bukomeye kuba narabaye umuvugizi wabariye abantu bahutaje rubanda. Okay, none tujye ku kindi cyagikurikira cyo gutanga, kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Si icyo tugezeho? Nicyo nyakubahwa Perezida. Baravuga ngo ubushake bwo gukora icyaha, kuba Nsabimana Callixte ku bushake bwe nk'umwe mu bayobozi bakuru wa MRCD akaba n'umuvugizi wa FRN yaratanze ibitekerezo by'uburyo bwo gukusanya inkunga yo gutera MRCD na FRN, akagira n'uruhare mu gukangurira abantu batandukanye biganjemo impunzi z'Abanyarwanda batuye mu bihugu bitandukanye gutanga inkunga y'amafaranga yo gufasha FRN n'ibindi bikoresho bikenerwa ku rugamba nk'ibikoresho bya gisirikare, kandi azi neza ko ayo mafaranga n'ibyo bikoresho bizakoreshwa ku mpamvu z'iterabwoba. Kuko ubushinjacyaha bisobanura ibi ngibi niko byagenze. Gusa nk'uko nabivuze n'ubushize, twari tuzi ko tugiye gukora guerilla revolutionnaire, intambara ya revolutionnaire kugira ngo leta yemere imishyikirano. Ntabwo twari tuzi ko tugiye gukora igikorwa cy'iterabwoba, ariko kuko amategeko afite uko abiteganya, soma ingingo z'amategeko nkabona zirangonga, cyane ndacyemera nkanagisabira imbabazi uko abashinjacyaha babivuga, niko bimeze. Kuba Nsabimana Callixte ubwe yarakiriye amafaranga na telefone zigendanwa byo gukoresha mu mibereho hamwe no communication n'ubuvugizi bwa FRN, kandi azi neza ko azabikoresha ku mpamvu z'iterabwoba. Ku bushinjacyaha bisobanura niko nabyireze. N'iriya paragraphe ibanza ya mbere nayo niko nayireze. Ku gikorwa kigize icyaha, Nsabimana Callixte yashishikarije, yakanguriye abantu batandukanye gutanga inkunga y'amafaranga n'ibikoresho byo gufasha FRN ku rugamba no gutegura abarwanyi bayo. Ibi narabikoze, niko nabyireze. Ku maradiyo, ku mbuga nkoranyambaga, najyaga ku maradiyo ngakora mobilisation ngakangurira abantu gufasha FRN. Ndabyemera kandi ndabyicuza nkanabisabira imbabazi. Nsabimana Callixte yakiriye amafaranga na telefone yo gukoresha ku mpamvu z'iterabwoba mu mibereho ye, kandi buri munsi no ibi ni kimwe na biriya hejuru, niko byagenze, niko nabyireze nyakubahwa Perezida. Rwose iki cyaha ndacyemera, ndacyicuza nkakisabira n'imbabazi. Ndumva ibyaha byose bikora 17 ndangije kubyisobanuraho, sinzi nimba ari ngombwa ko wenda njya ku bimenyetso cyangwa se nimba wumva hari icyo ushaka kubivugaho, atari ibyo twaha ijambo Maître Moise ukunganira. Ku bimenyetso hari akantu nari nasurinye ubwo nasomaga dosiye, ndumva ari kajyanye
ibindi ndumva naragiye mbisobanura. Ni akantu kamwe nireze mu bushinjacyaha ariko bagakoresha mu buryo butandukanye nuko nakirezemo. Ni akantu kajyanye n'inzira, gushakira inzira. Bariya abasirikare ba FRN bagiye kugaba ibitero, abo nireze ngewe nashakiye inzira ntabwo ari bariya ba Majoro Gwado, bariya abasirikare bagiye gutera ibitero Nyabimata na Nyaruguru. Oya, niba abasore 30 tubwiye, ni abasore 30 nabashakiye inzira mu ntangiriro z'ukwa kabiri cyangwa ukwa gatatu, maze kumenyana na Majoro Berite w'i Burundi. Niwe navuganye nawe kubera ko Morani bari bamumenesheje atagihari, yagiranye ibibazo na ba General Steve. Noneho Morani arahunga, icyo gihe agomba kuba yaragiye Tanzania. Ambwira icyo kibazo afite kubera ko yarashize iminsi maze kumenyana n'uwo Majoro Berite duhujwe n'uwo Kasimu Butoyi twabanaga mu ishyaka. Nahise mfata Berite, noneho mbibwira Berite ko Morani yari abimbwiye ukwezi kwa kabiri mbere y'amezi 2 ko mfatwa. Naho bahuriye na biriya bitero byari byaragabwe mbere. Oya, ni abasore 30 bari kumwe n'uwitwa Colonel Pole hafi yo za Uvira. Maze kuvugana na Majoro Moses, nasanze ahubwo Moses asanzwe aziranye na Morani, baranabonanye amaso ku maso ko Morani yaramaze igihe Burundi, bari basanzwe baziranye. Ndetse uwo Majoro Moses yari asanzwe aziranye n'uwo Colonel Pole wa FRN wabaga wa za Uvira, ku buryo nta kindi kintu kigeze nuza. Majoro Moses yarambwiye ati abo bantu n'ubundi dusanzwe tuziranye nabo, icyo nakoze nuko bahise nkomeze komeza. Icyo nakoze nuko nyine nabahaye contacte. Noneho Morana yoperatinga nabo. Morana yaje kumbwira ko byarangiye mbere gato yuko mfatwa. Nabo ngabo abo basirikare 30 ninge nabireze mu bushinjacyaha, ndababwira nti icyo twakoranye na Moses ni ibyo byose nagiye mbishyira ku ruhande, nagiye bivuga bo inzira bashakiye ni inzira ubuhe buryo yari yo kuva. Bari bafite ikibazo cyo kuva Kongo Uvira binjira i Burundi bakajya muri Nyungwe. Morane we yatubeshyaga ko abasirikare bari muri Nyungwe kandi bari mu kibira i Burundi. Aba basirikare bazabasobanurira nibo babizi kurusha, kuko harimo abavuganaga na Majoro Gwado. Ariko Morane we nuko yambwiraga. Morane yambwiraga ko abasirikare bari muri Nyungwe. Twamaze umwaka tubeshya ngo abasirikare bari muri Nyungwe. Amubaza ariko ibanga ukoresha rituma ushobora kumara umwaka ku butaka bwa ziriya nkotanyi n'irihe uko nzizi. Ati dukoresha tekinike za Kivietnam, ati baracanganye ikiwe nibaza uko turwana. Kumbe bibereye mu kibiri Burundi, natwe tukabaho. Morane bakamwohereza amafaranga akikoreshereza ibye. None ubu ngubu ndaregwa ko namuteye inkunga, hanaregwa ko yibye amafaranga, kandi twaramushakiraga amafaranga kugira ngo atiba, agahindukira kongera akiba. Nuko twica kabiri. Avoka atarafata ijambo, twagiraga ngo tugaruke ku kibazo ku cyaha cya 17. Yego. Ni icyaha kivuga gutanga, kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Yego. Twagira ngo dusobanure uburyo washishikarije kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Kwabwiraga abayobozi ba MRCD, abakadere. Ariko se ko abantu baba basohoka batabwiye urukiko, ibyo ntabwo tubyemera rwose. Baguruka bakiga afite ikibazo yaza tubwira, n'abashinzwe umutekano ntibizongere rwose. Ufite ikibazo azatubwira, duhagarike banze bakora ibyo bashaka gukora. Ntabwo twaba turimo tuburanisha abantu ngo tubone abantu bari gusohoka, ntabwo turi mu isoko hano. Ntibizongere pe. N'abashinzwe umutekano hariya ntibazongere kubibemerera.
waba usubiza icyo kibazo? twabwiraga ngewe nk'umuntu wari uri muri komite ya biro politike resitire, nkaba na visi perezida wa kabiri wa MRCD, twabwiraga abakadere ba MRCD aho bari hirya no hino mu bihugu kujya mu banyamuryango no kujya mu baturage no kujya mu mpunzi zisanzwe kwaka imisanzu yo gufasha FRN. Icyo nicyo mvuga kwakira, nibo bayakiriye. Ariko wenda ubyumvise muri sanse hano ushobora nko kugira ngo wenda nuko nk'amafaranga yibwe na FRN mu bikorwa by'iterabwoba yakoze Nyaruguru cyangwa Kitabi yahindukiraga ikayohereza muri MRCD. Ntabwo ariko bimeze, ibyo bahakuye nta wabimenya, nta uzi uko byagenze. Twebwe abo mvuga twashishikarizaga n'abayoboke ba MRCD n'abayobozi gushaka imisanzu, bagafata imisanzu kugira ngo tuyohereze muri FRN. Sinzi niba ngisubije neza. Bivuga birumvikana nuko muri kino cyaha harimo gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba, kandi bavuze ko ubyemera. Icyo twagira ngo dusobanurire rero ni ukudusobanurira uburyo washishikarije kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Ntabwo numvise neza, pardon. Icyo dushaka kumva ni uburyo wakoze icyaha ushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Urumva uko icyaha cyanditse ngo ku cyaha cyo gutanga, kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Donc icyaha cyo gutanga virgule, kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Nicyo kibazo urukiko rukubaza. Nari mbivuze icyo gutanga, nakanguriraga abantu gutanga imisanzu muri FRN. Kwakira ngakangurira n'abayobozi kuyakira, kuyifata. Noneho gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba, gushishikariza kwakira ibikomoka, gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Ubwo njye uko mbifata, kandi icyo bakubazaga wabyemeye. Uko mbifata ni ugushishikariza nyine, kuko nashishikarizaga abantu kwakira amafaranga avuye muri izo mobilization za MRCD. Nicyo ngicyo ndumva byose. Nuko icyaha ibyo bakubwiraga ari gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Ariko uko wabisobanuye ngira ngo byumvikanye. Ndumva nta kindi narenza kuri ibyo. Uburyo nabikoragamo ni ubwo ngubwo, kuko ntabwo nashishikarizaga abantu kwakira ibyo Gwado yibye cyangwa se n'ibiki tutanazi ibyo ari byo tutanazi, ahubwo ni abakadere. Uko nabisobanuye mbega ntizimbye mu magambo, ndumva nuko buryo mu bijyanye n'amafaranga, ku bijyanye n'amafaranga nubwo buryo twabikoragamo. Twakoraga inama za biro politike resitire, Perezida Rusesabagina ari utuyoboye, tugakora inama, twamara gukora inama tugafata umwanzuro, tukemeza ko tugiye gukora mobilization. Buri shyaka rigaca mu bakadere baryo hirya no hino ku isi. Kuri iki cyaha nimba urukiko rubinyemereye, ngewe nanatanga imibare, kuko hari imibare mfite y'amafaranga yoherejwe muri FRN. Nimba urukiko rwumva ari ngombwa nkabwira amafaranga nzi yoherejwe muri FRN naho yagiye aturuka n'abayatanze muri ibyo bikorwa twari turimo. Reka nkonserite bagenzi banje. Wabisobanura? Murakoze nyakubahwa Perezida. Kubera ko n'icyaha bakurega cyo gushishikariza twari tumaze kuvuga uko cyanditse, nimba ufite wagaragaza kubisobanura mu magambo make yumvikana. Amafaranga
yatanzwe muri FRN yaturutse mu bantu batandukanye. Ayo ngewe nibuka mfite iyi mibare hano ni ibihumbi 255 by'amadolari y'Amerika. Ibihumbi 255 y'amadolari y'Amerika. Hari abagiye bayatanga rero. Muri ayo mafaranga 255 by'Amerika harimo ibihumbi 190 by'amadolari y'Amerika byatanzwe na Paul Rusesabagina. Ndajya muri detaye zayo. Ayo mafaranga harimo ibihumbi 100 by'amadolari yahaye General Morane, arongera amuha ibihumbi 25 by'amadolari, afata chef d'état major Habimana Hamada nawe amuha ibihumbi 25. Aya ni ibihumbi 150 y'amadolari y'Amerika. Yose hamwe ni amafaranga Rusesabagina yakuye muri Zambia kwa Perezida Edgar Lungu afatanije n'umucuruzi witwa Nsengiyumva Apollinaire ubi Rusaka muri Zambia, akaba ari inshuti, bombi ari inshuti za Perezida Edgar Lungu wa Zambia kuva kera. Ibyo bintu ni ibintu twari tuzi nk'abayobozi bakuru muri MRCD, ni ibintu Rusesabagina yambwiye ubwe inshuro nyinshi, ni ibintu abandi bayobozi bambwiye bo muri MRCD, ariko aya mafaranga yayatanze twebwe bayakiriye twe tutari twanajya muri MRCD. Niyo mafaranga Morane yakoresheje mu kujya gutegura ibitero. Ndumva narigeze kubivugaho bihagije. Warabivuze twakomeza. Andi mafaranga yatanze ni ibihumbi 20 by'amadolari yahaye General Wilson Irategeka. Ayo ibihumbi 20 by'amadolari ni nayo yavuyeho ibihumbi 6 by'amadolari yakoreshejwe n'abasirikare 30 ba RRM bagiye muri Kongo baturutse i Bugande. Yarongeye ahandi mafaranga hagana nko mu kwezi kwa 10 ibihumbi 20 by'amadolari ya General Jeva wari komanda wa segiteri Nord ya FRN. Uyu Jeva icyo gihe yari yatugerejeho umushinga w'uko ashaka gutera muri Nord, gufungura front muri Nord mu birunga. Bari bakiraho ahitwa za Faringa. Aduha uyu mushinga avuga ko ashaka ibihumbi 50. Ngenda byibuka ko twakoze inama ngewe Rusesabagina, Wilson na General Jeva. General Jeva asaba ayo mafaranga kubera ko harimo na deception yuko Morane yatwizizaga ibintu nta na kimwe kigaragara kuri tere, nta kintu gifatika hejuru y'amafaranga yose bari bamuhaye. Na Rusesabagina amubwira ati nta kintu, envelope naguhaye ibihumbi 100 by'amadolari ntacyo wayikoresheje, havuyemo iki? Nibwo muri icyo gihe Morane yasabaga ibihumbi 500 bindi by'amadolari. Nibwo hajemo kutumvikana, iryo banga bari barampishe abo bombi Seneride na Pederi, nibwo barimbwiye. Nibwo namenye ko Rusesabagina uwo mugabo wa perezida wa Zambia nari nzi ko azaburana tugakora confrontation hano directe, ariko marerezoma icyo gihe Rusesabagina yarabwiraga ati uriya mugabo ubundi nge ninjiye muri MRCD baramuhaye code yitwaga, bamwitaga pare wa batisimu, kuko abayobozi ari muri MRCD twari dufite uburyo dukora abantu bafite amakode y'amazina. Uwo nasanze bamwita pare wa batisimu, perezida wa Zambia bamwitaga pare wa batisimu. Nkibaza pare wa batisimu ni iki? Kukiba nibwo muri iyo minsi yatanze ayo mafaranga nibwo yaje kumbwira ko pare wa batisimu ari Edgar Lungu. Murumva nawe umuntu bita umubyeyi wa batisimu c'est pas pour rien, nuko hari icyo aba yarakoze. Uvuga ko ibyo wabikubwiye ari inde? Rusesabagina yarabimbwiye ubwe, bitari rimwe bitari kabiri. General Morane yarabimbwiye kuko niwe wagiye gufata ayo mafaranga muri Zambia. Uwo Nsengiyumva Apollinaire umucuruzi ubi Rusaka muri Zambia alias Pasteur yarabimbwiye. Eric Munyemana Trésorier wa MRCD yarabimbwiye. General Wilson Irategeka yarabimbwiye. Karinijabo Jean Paul secrétaire général wa MRCD yarabimbwiye. Abo ba general yari icyo bita top secret. Ntabwo yari inkuru yo kujya kujugunya mu bantu bose bo mu bakadere. Mpamya ko nk'aba basirikare bo batanabizi, batari babizi. Nanjye urumva ninjiye muri MRCD mu kwezi kwa 3 babimbwira mu kwezi kwa 7
ko iyo diru yabayeho ko uwo muntu ari we dufite nka pare wa batisimu, kandi nubwo nafatwaga ngewe nafashwe bambwira yuko uwo muperezida kubera ko yari afite impungenge zo kuduha ayandi avuga ngo turindire perezida nyakubahwa Paul Kagame ave kuri manda ye yo kuyobora African Union azabone kudufasha, niyo mpamvu yari yarahagaritse kudufasha. Sankara, ibyo bintu urukiko rwabwirwa n'iki ko ibyo uri kurubwira ari byo? Nyakubahwa perezida, none se ko nababwiye urukiko ribu ubugenzacyaha ibyo nabasobanuriye ibimenyetso bitandukanye, bagahindukira bagasanga Rusesabagina akabyemera. Nuko atari ngewe nifuzaga ko ahagarara ikaba confrontation direct akabihakana. None se nyakubahwa perezida, nababwiye ko uko yashinze radio Ubumwe, uko yaguze telefone zo muri za black phone twakoreshaga, ibyo nawe ibyinshi narebye muri PVZ muri RIB yagiye abyemera. None se Rusesabagina yahagarara akavuga ko perezida wa Zambia bataziranye, yahakana ko batari inshuti yese, atari inshuti we na Nsengiyumva Apollinaire? Ashobora kubihakana. Nicyo nifuzaga ko abihakana tukabisubiramo n'ijwi ryiza yabimbwiragamo, ambwira ngo uriya mutware yari parewa, ngo yari inshuti yanjye, c'était un ami à moi depuis longtemps, nk'ibirusaka. Njye nifuzaga ko biba hano, none akabihakana. Ubu se nyakubahwa perezida, namwe banyakubahwa abacamanza, mu baperezida ba Afurika n'isi nzima yose, mu nshuti za Rusesabagina nari nzi nyinshi yari afite, Edgar Lungu dufikise. Hari isambu tugabana se? Nigeze ngera muri Zambia se baramfunga ku buryo nicara niwe nahisemo, sinahitamo Nkurunziza wari ufitanye ibibazo n'u Rwanda, sinahitamo Kaguta, njya guhitamo Edgar Lungu. Nta nubwo nari namuzi n'amateka ye, naherukaga ibya Chiruba, namenye ibya Edgar Lungu mbiganirijwe n'umugabo na Rusesabagina wari umutware nabo bagiye. Okay, dukomeze ku mafaranga, bari musobanura ibyayo. Ayo mafaranga yose hamwe ubwo nari maze kuvuga ni 190 by'amadolari yavuye kwa Rusesabagina. Hakaba hari andi mafaranga 10,000 yavuye muri Australia akusanyijwe na Karinijabo Jean Paul wari secrétaire général. Hakaba andi mafaranga nanone 10,000 yavuye muri Amerika. Karinijabo Jean Paul yakoze urugendo muri Amerika hagana mu kwa 12 ajya kubona n'abantu batandukanye, harimo n'abasenateri babiri ba Amerika, ariko ntago sinigeze mbiha attention kumenya amazina yabo. Hakaza andi mafaranga 25,000 yatanzwe na Eric Munyemana ayakuye muri Malawi muri fundraising yagiye gukorera yagiye kwakira muri Malawi nko mu kwezi kwa 8 2018. Hakaza andi mafaranga 10,000 Eric Munyemana uzarantura 10,000 Eric Munyemana yakuye mu Bubiligi. Ayo ni nayo nabashije ngiye kwandika, yandi ntabwo nabyitagaho, sinabyitagaho ko sinari nzi ko nzagera muri situation bambaza ngomba gusobanura ibintu byose. Kandi nanone icyo mugomba kumenya nuko iyo umuntu ari inyeshyamba buriya ikintu cya mbere ukora no guhisha ibimenyetso, kuko twabaga aho tugenda hose tuzi yuko polisi ishobora kugufata. Kandi nkanjye nagenderaga ku byangombwa by'ibihimbano, nagombaga guhisha ikintu cyose cyagaragaza ko ndi umunyarwanda, ku buryo na telefone message biki byose byazaga mita mbisiba. Ni nicyo mwanambazaga iyo mba nzi ko nari gufata, ntabwo nari nzi ko nzagera muri situation ngo negeranye ibimenyetso by'ibyo twakoranaga. Kandi urumva perezida twari tutaranahura, n'ibyo by'amafaranga uko bayatangaga, reka no kwirirwa mbisubiraho nako mutongera kugira tavuga ngo ndimo ndatandukira. Ubwo ayo mafaranga rero yose hazamo na za cotisation zavuye mu ishyaka ryacu rya RRM aux alentours de $10,000. Ayo mafaranga ari nayo yavuyemo 3,000 kuko bari abasirikare 30 bagiye muri Kongo, hariho badutwaye 9,000 by'amadolari. Hari 6 byatanzwe na Rusesabagina binyuze kwa Wilson, hakaba n'ibindi 3 byavuye mu ishyaka ryanjye rya RRM muri cotisation. Noneho hakabamo n'ayandi muri ibyo 10,000 harimo n'andi j'ai fait l'estimation nkurikije uko abakadere banjye bari bameze, kuko nge ikibazo nari mfite cyari gikomeye mu ishyaka ryanjye. Ntabwo ari uko ntari mfite abanyamuryango bafite amafaranga, hoya
ahubwo nari mfite abanyamuryango b'abarwayi, navuga ko ari abarwayi kuko benshi ni abantu twari twarabanye muri RNC ya Nyamwasa. Noneho 2017 Nyamwasa dukorera amarorerwa, bari baratanze amafaranga menshi abo bacuruzi muri RNC. 2017 Nyamwasa tubwira ngo nta matora azabaho mu Rwanda, begeranya arenga miliyoni n'igice y'amadolari, aho kugira ngo yakore atubwira ngo agiye kugura kontineri z'imbunda n'amasasu, ayakoresha ahita agenda umwana w'umuhungu yiguriramo rukururano 8 Actrus, akoramo kampani y'amakamyo, akuraho telefone ibintu. Abo bacuruzi rero bari baratanze amafaranga, nibwo bahise bamuta, turajyana dushinga ishyaka rya RRM, bari desi ku buryo no gutanga imisanzu batashaka, bavuga ati wasanga abona bari bisambo nka Nyamwasa. Umuntu watangaga nk'ibihumbi 5 by'idolari agatanga 50 nawe yigononwa. Nari mbafite dusubire ku birebana n'ayo mafaranga ibihumbi 255 by'amadolari, ngira ngo nibyo bari batubwiye. Wari ugeze kuranga yose ndayarangije, yose nari nyarangije, nimba ntibeshye muteranije yose nari nyarangije. Ku mafaranga nkeka nge en general yoherejwe muri FRN agera nko ku bihumbi nka 300, andi ntabashije kumenya. Hari liste y'abacuruzi bagera ku 100 yari ifitwe na Karinijabo Jean Paul secrétaire général na Eric Munyemana trésorier. Abo bacuruzi ndabyibuka ko twakoze inama ya bureau politique restaurer, Rusesabagina gasaba iyo liste, barayimwima, baravuga ngo ni confidentiel, ngo atazarangara akayitakaza ikagwa mu maboko y'inyenzi, nuko babisobanuye, zikaba zabagendaho bacuruzi. Abo bacuruzi rero nibo bagiye batanga andi mafaranga ntabashije gukurikirana ngo menye, kuko urumva ni ibintu bakora mu ibanga rikomeye, ntabashaka ngo nimba yatanze kanaka bimenye cyangwa se ndayamenye. Ndumva ari aho ngaho na hari ikintu wavuze kirebana n'abakubwiye ari amafaranga wavugaga yatanzwe avuye muri Zambia. Yego, babikubwiraga muri hamwe mu nama, babikubwiye mu bihe bitandukanye, babikubwiriye hamwe, byagenze gute? Ntabwo babisobanuye. Ikibazo kirumvikana. Ndabyumva rwose, ndagira ngo mbisobanure neza. Babimbwiye bose woza aranturu y'ukwezi kwa 7 2018 mu bihe bitandukanye, bose bansabaga gushyiraho pressure Rusesabagina ngo atanga andi mafaranga, kuko barambwiraga ngo mu masezerano bagiranye na CNRD yo gushinga MRCD, ngo Rusesabagina we kuko bo bari bafite ingabo, we icyo yari afite yabizezaga na amafaranga, we yabizezaga ko azatanga miliyoni y'idolari. Noneho bo bakambwira bati uriya mugabo ni umubeshyi, yatwijeje ko azatanga miliyoni y'idolari, arangije aduha ibihumbi 150 gusa. Kandi icyo basurinyaga barambwira ati kandi 150 nayo yaduhaye ntabwo yayakuye mu mufuka we, ahubwo yayakuye kwa Edgar Lungu, perezida wa Zambia. Tibyo Morani we directement yambwiye ko yagiye kuyafata kwa kose ngimba Polinaire umucuruzi bayo. Ahubwo abo bantu mvuga bose uko babimbwiraga nyine bansaba ngo mushyiriho pressure, bavuga ko ari umubeshyi, ko Morani icyo gihe yasabaga ibihumbi 500 by'amadolari. Bo babimbwiraga barimo bamundegera Rusesabagina. Iyo pressure wayimushizeho? Wayimushizeho iyo pressure abo bagusabaga? Naramubajije nyine Morani, ndamubaza nti bimeze biti, kuko we Morani no muravuga Rusesabagina. Yego, Rusesabagina nyine niho nabimenyeye nyabyo. Naramubajije ni perezida ko bari kuvuga yuko wabemereye miliyoni muri urwo rwego rwo kumushiraho pressure yabo bakubwiraga. Bambwiraga ngo mubaze. Uramubaza? Ndamubaza. None umubajije we arambwira ni kuri telefone. Ni kuri telefone kuko twari tutarahura, nta na rimwe nigeze mpura nawe, turavugana nawe kuri telefone. Ndamubaza nti Karinijabo bano bahungu muri CNRD bari kuvuga yuko wababeshye, uri umubeshyi, wabemereye miliyoni none ngo wabahaye 150 kandi nayo ntago wayakuye mu mufuka wawe. Icyo Rusesabagina yanshubije yarambwiye ati bari abahungu ni maradruwa, niko akunda kwivugira, avuga make, ariko ubwo yafashe decision abari radical ntayivaho, ngenda muzi igihe twakoranye, ati bari abahungu ni maradruwa, aho nayakura se hose bibarya he,
nimba Edgar ari uwo wayampaye niho nayiriye mubaza ariko se ko kuriya mutware muraziranye kuko nibyo arambwira ati oui c'était un ami à moi depuis longtemps ndavuga nti koko ni buriya nuzi ko bagukinisha batakuzi koko ukomeye utari ku rwego rwacu ati nuko tuba twicecekeye twicishije bugufi ariko nziranye n'abantu bakomeye hirya no hino ku isi haturetse buriya ati hari n'abandi bo kwa Oncle Samu yambwiraga ni muri Amerika ajya gukonsirita avugana nabo n'undi mugabo w'inshuti ye w'umujenerali uyobora ingabo za otani nawe w'inshuti ye kuko ndabyibuka ko mu byo twaganiraga nyakubahwa perezida ngira ngo binasobanuke neza twara abaperezida batatu twaganiraga kuri diplomasi ya MRC dawihagaze tukareba inshuti dufite inshuti rero twari dufite ikomeye twacungiragaho nuriya mugabo perezida wa Zambia kindi nta nubwo ari nabo gusa nagira ngo mbabwire n'ikindi kintu nuko twari dufite abakomiseri batatu ba diplomasi hari Nsengiyumva Apollinaire wo mu ishyaka rya PDR humure icyatumye ajya kuri uwo mwanya bundi imbere yakozaga ibintu agomba kuba yarabaye mu bintu bya finance icyatumye ajya kuri uwo mwanya nuko ariwe wa managingaga SADC kubera ko yari afite yagendaga direct kwa perezida Edgar Lungu kubera ko Rusesabagina we yari ari mu Bubiligi atakundaga kugenda ngibyo bambwiye nuko iyo yashakaga kuvugana na perezida wa Zambia ntabwo yafataga telefone ngo amuhamagare call direct hoya ahubwo wa mucuruzi Nsengiyumva Apollinaire we uri Rusaka niwe wajyaga kureba umutware agakoresha telefone y'umutware akavugana na Rusesabagina agakoresha telefone ya Nsengiyumva Apollinaire mbega Nsengiyumva agahamagara Rusesabagina ari kumwe na perezida akamuha telefone bakaganira kuri iyo telefone kuri ntabwo we Rusesabagina yamanukaga ngo yamanutse agomba kuba ataraherukagayo muri iyo minsi nuko operasiyo yagenze n'ibyo by'amafaranga n'uburyo yayatanze barabyumvikanye barabivugana ariko ntabwo ari Rusesabagina wagiye kuyakira yakiriwe n'uwo mucuruzi Nsengiyumva Apollinaire afatamo ibyo bihumbi 100 arabitanga andi 50 yari yayimanye Rusesabagina avuga ngo agiye kuyakoresha muri diplomasi muri kadire ya diplomasi abahijana bamuteyeho iyo nduru nibwo yahise afata iyo 50 nabyo arabibaha abigabanya Hamada na Morani 25 urumva ngewe rero cyambabaje nuko nari nzi ko azahagarara hano akabihaka ibyo si ibyawe uvuga ibyo bikureba ibindi byihorere nta rubanza ruracyakomeje ndumva ari icyo ngicyo nyakubahwa perezida sinzi ni ku kijyanye n'amafaranga nicyo sinzi nimba hari ikindi mwambaza